cyambere rero buriya umugabo akunda icyubahiro. Umugabo akunda icyubahiro, icyo nicyo cyambere. Icya kabiri umugabo akunda igitsina. Icya kabiri akunda igitsina. Icya gatatu umugabo akunda ibiryo. Ibyo bintu uko ari bitatu y'umugabo bibuze, umva urugo rurasenyuka, kuko yabibuze ajya kubihiga hanze. Ajya kubihiga hanze. Ariko wa mugore we, ibyo bintu bitatu wabyubahirije ukabijyana neza, ni ukuri ko Imana ndakubwiye, umva nizo nzaratsi za mbere. Ujya wumva bavuga abanyarwanda ngo bagira inzaratsi, izo nizo nzaratsi za mbere uzahereza umugabo wawe, wa mugore we, kugira ngo umugabo wawe umufatishe, umurinde kwerekeza amaso hanze. Niyo mpamvu uzarebe iyo umugabo yagiye gusambana hanze, iyo agarutse umugore yamwataka ari kumubaza ngo koko ngo niki wamburanye, koko niki wamburanye. Ibyo bintu bitatu nyine mbere yo kubanza kubaza ngo niki yakuburanye, ushobora kumuhereza igitsina neza nta kibazo, ariko ibindi ibyo bibiri bindi ukaba wagize gute utari kubyubahiriza. Nibyo niyo mpamvu ndi kubwira nti na amashyiga atatu avuyemo rimwe inkono igira gute iragwa. Family, subscribe, like, and comment. Bakunzi b'ikiganiro cyacu turabasuhuje kandi tubifurije umugisha w'Imana aho muri hose hirya no hino ku isi hatandukanye, muri Afurika, mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu ntara zose z'u Rwanda, muri Afurika, mu bihugu bidukikije, muri n'ibiri hirya, muri Aziya, mu burengerazuba bw'isi, ubwo ndavuga i Burayi, ndetse muri Amerika, ahantu hose, mu Burusiya, Australia, mwese turabasuhuje, tubifurije amahoro y'Imana, mugire amahoro. Turabakunda rero, turabakunda kandi ni ukuri tubafite ku mutima, nk'uko biri nyine tubafite ku mutima. Mukomeze mugubwe neza aho muri hose, tubifurije kugubwa neza. Mukande rero subscribe, mukande like, mukore share, musharinge mu magroupe menshi atandukanye, iyi channel yacu nyine izamuke itere imbere, bigizwemo uruhare namwe, bigizwemo uruhare nanjye. Murabizi ko uko mukora subscribe, mukora like, mukora comment, niko nanjye munteye inkunga ngatera imbere kuri iyi channel, kubera ko ibintu tubigisha ni ibintu bibagirira akamaro aho waba uri hose. Ni ibintu bizakugira akamaro, ni ibintu bigufasha mu buzima bwawe busanzwe. Ngira ngo mbibutse rero akantu gatoya mbere uko twinjira mu kiganiro. Hari abantu baba bafite ibibazo by'ubunini bukabije, ubunini bukabije, umuvuduko wamaze kubarenga, yewe rwose abantu bari kumva batameze neza kuri yo, munshake mumpamagare, nimero ya telefone iri hasi aho ngaho, tuganire ukuntu mushobora kubona ikintu bibafasha biringaniza umubyibuho wanyu. Nta mpamvu yo kugira umubyibuho ukabije cyangwa kugira umuvuduko ubarenze. Rero mundebe, hanyuma tuganire uburyo twaringaniza uwo mubyibuho wanyu, kuko ntago ari byiza rwose, si byiza kugira umubyibuho ukabije, maze nanjye ndi kuringaniza. Ubu rero nta mpamvu yo namwe mugomba kugira umubyibuho uringaniye, ntimunanuke ariko ntimunagire gute, ntimunabyibuhe bikabije. Murabizi ko kubyibuha ntago ari byiza, bizana uburwayi bwinshi butandukanye. Ubwo rero mundebe aho muri, mundebe mbereke ibyo mwakoresha kandi biri naturel, kugira ngo umubyibuho wanyu tuwuringanize. Hanyuma rero uyu munsi wa none nabazaniye ikiganiro kandi cyiza, gifite uburyohe. Ikiganiro gifite uburyohe. Uyu munsi ikiganiro nazanye gifite uburyohe, yego. Hanyuma nababwiye ko nzajya mbaganiriza ku buryo icyo twakora ngo twubake imiryango yacu, imiryango izira amakimbirane, imiryango izira ibibazo, imiryango izira amatiku, imiryango myiza,
donc yubakiye ku nkingi kandi inkingi zimeze neza. Kandi nanone tukubaka imiryango yemera Imana kandi imiryango y'impagani, kuko imiryango y'impagani bamwe ibintu byinshi bijyanye na gipagani, ariko imiryango yemera Imana ijyanye abantu nyine baba bafite Imana mu muryango wabo kandi bigenda neza. Muri urwo rwego rero umuntu wese wumva yantera inkunga iyo ariyo yose, nimero yanjye yanditse munsi aho ngaho, kandi iri no muri Momo, nuwakwifuza gukanda akanyenyeri rwose nta kibazo, biremewe. Kandi n'amadolari kuri konti yanjye yajyaho, ubwo buri muntu wese nyine wumva ashaka gutera inkunga, kandi nawe ushaka gutanga igitekerezo, WhatsApp yanjye nayo irahari, nayo iyo nimero iri munsi iri kuri WhatsApp, watwandikira kuri WhatsApp ukaduha igitekerezo, kuko burya ubajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo umutwe umwe wifasha gusara ntago ujya wigira inama, ariko abagiye inama, urumva abagiye inama bagera kuri byinshi. Ubwo rero mwebwe rero icyo mbasabye gusa nuko iyo nimero iri munsi aho ngaho munsi y'ikiganiro muyikoreshe nta kibazo, biremewe. Hanyuma rero ikiganiro mfite uyu munsi, mu minsi yashize nabahaye ikiganiro mbabwira ibintu 10 umugore akunda ku mugabo we. Ndabibasesengurira, nibwire ko rwose abagore baranyuzwe, ndetse n'abagabo ndatekereza ko nabafunguye ku maso bakamenya ibyo abagore babo bakunda. Uyu munsi rero naje gufungura ku maso abagore, urumva, kugira ngo mbasobanurire neza, mbabwire ibyo abagabo bakunda. Abagabo batandukanye bakunda ibintu byinshi bitandukanye bitewe n'iki n'imiterere wenda y'umuntu, cyangwa se n'ibyo agenderaho, cyangwa se n'ibyo ashyira imbere mu rukundo rwe mu bakunda. Ariko hari ibintu bitatu by'ingenzi abagabo dukunda. Nanjye ndimo, taza kugira ngo wenda nanjye nikuyemo, nanjye ndimo. Abagabo duhuriye ku bintu bitatu gusa, nibyo uyu munsi nje kubikubwira. Ibyo bintu bimeze nk'amashyiga atatu, kandi urabizi ko amashyiga atatu iyo habuzemo rimwe, ntushobora guterekaho inkono ihita ihirimo. Iyo ukuye ishyiga rimwe rivuyemo muri ya mashyiga atatu, umva ihita ihirimo. Ayo mashyiga rero atatu abagabo bakunda, niyo ngira ngo mbabwire ngo amashyiga atatu we mugore uteretseho uyu munsi wa none ukibanye n'umugabo wawe, niba uri kuyahungabanya atatu umenye ko rwose uzisanga waguye hasi. Bitatu bakunda mu buzima kandi bikomeye, utaza kugira ngo wenda biroroshye. Kanze nkibabwira icya mbere rero, buriya umugabo akunda icyubahiro. Umugabo akunda icyubahiro, icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri umugabo akunda igitsina. Icya kabiri akunda igitsina. Icya gatatu umugabo akunda ibiryo. Ibyo bintu uko ari bitatu y'umugabo bibuze, umva urugo rurasenyuka, kuko yabibuze ajya kubihiga hanze. Ajya kubihiga hanze. Ariko wa mugore we, ibyo bintu bitatu wabyubahirije ukabijyana neza, ni ukuri ko Imana ndakubwiye, umva nizo nzaratsi za mbere. Ujya wumva bavuga Abanyarwanda ngo bagira inzaratsi, izo ngizo nizo nzaratsi za mbere uzahereza umugabo wawe, wa mugore we, kugira ngo umugabo wawe umufatishe, umurinde kwerekeza amaso hanze. Niyo mpamvu uzarebe iyo umugabo yagiye gusambana hanze, iyo agarutse umugore yamwataka ari kumubaza ngo koko ngo niki wamburanye, koko niki wamburanye. Ibyo bintu bitatu nyine mbere yo kubanza kubaza ngo niki yakuburanye, ushobora kumuhereza igitsina neza nta kibazo, ariko ibindi ibyo bibiri bindi ukaba wagize gute utari kubyubahiriza. Nibyo n'impamvu ndi kubwira nti nta mashyiga atatu avuyemo rimwe inkono igira gute iragwa. Tugarutse rero ku cya mbere rero, icyubahiro. Muri Bibiliya ho haranditse ngo, mu rugo umugabo ni umutware w'urugo, sibyo? Noneho umugore nawe ni umutima w'iki? W'urugo.
uri kubyumva? Imana nayo akaba ari umutware w'urwo rugo. Murabyumva? Nuko nguko bimeze. Uvuga ngo umugabo niwe mutware w'urugo, niwe mutware w'urugo, niwe mutware w'urugo. Umugore nawe ni umutima w'urugo. Imana nayo ikaba umutware w'iki? W'urwo rugo nyine. W'urwo rugo rwose. Urumva? Nuko nguko nyine bihagaze, nuko biteye, nuko Imana yabishyizeho, nuko yabiremye. Nukuvuga ngo namwe mugomba kubyubaha. Umugabo rero akunda icyubahiro, burya n'Imana niyo mpamvu unyagagije icyubahiro cy'Imana iragukubita ikagushyira ari hirya pe. Nukuvuga ngo rero umugabo nawe unyagagije icyubahiro cye yutamwubashye, urumva? Umugabo ugomba kumwubaha, ugomba kumuha icyubahiro. Umugabo niwe muntu ugomba gufata ibyemezo mu rugo, urumva? Ibi ndi kubivuga gutya ndabizi hari abantu bari buze kuntera amabuye bavuga ngo uburinganire bwaraje. Uburinganire njyewe ntago mbwemera, ntago umugabo aringanira n'umugore, cyakora njye nemera ubwuzuzanye. Njye niharamuka hagize untera ibuye ibi ngibi nabisobanura. Nemera ubwuzuzanye, umugabo n'umugore bagomba kuzuzanya, ariko kuvuga ngo bararinganira n'imbaraga zabo babizi ko ntizirimo. Uzabaringaniza ute se kandi umwe yemerewe kubyara gutwita undi atemerewe gutwita? Umwe yemerewe gutera inda undi atayitera. Ntabwo wabaringaniza ngo bishoboke, byanze bikunze hari buri wese afite icyo arusha mugenzi we. Ntabwo baba baringaniye rero, ahubwo icyo mvuga cyo nuko ibyo umugore afite n'ibyo umugabo afite ubihuriza hamwe bikuzuzanya. Ubwuzuzanye nicyo ngewe nemera. Hanyuma rero umugabo ugomba kumuha icyubahiro cye. Icyubahiro rero, umugabo akunda icyubahiro kurusha ibindi bintu byose. Umugabo kandi nuwo kubahwa, mwabagore umugabo nuwo kubahwa. Nuwo kubahwa. Mukora ibyo mukora byose, ukora ibyo mukora byose, ariko wirinde kunyeganyeza icyubahiro cy'umugabo wawe, kuko nunyeganyeza icyubahiro cy'umugabo wawe izaba intandaro yuko mushobora kugira gutandukana. Muri ibi ngibi mu byo mwakora byose, finansiyeroma ushobora kwemerera umuntu amafaranga, ariko niba umugabo atabyemera ko umutiza ayo mafaranga, wiyamutiza kuko nyine ubwo yabyanze, nyine yabyanze. Yabyanze. Ni ukuvuga ngo ibintu byose mugomba kujya inama, ariko kujya inama kunaniranye umugabo afata icyemezo. Ubwo rero nibo ndavuga ku cyubahiro. Mwabagore mwe mwubaha abagabo banyu. Abagabo bakunda icyubahiro. Umugabo wawe numumenyera icyubahiro cye, numwubaha, nukuri pe uzaba umufatishije neza. Umwubahe. Kandi mbona no mwino minsi abagore nabo bakeneye ko abagabo bubaha, ariko niba ukeneye ko umugabo wakubaha nawe banza umwubahe, kuko nibyo bizagira bizagira umumaro. Icya kabiri rero nababwiye, abagabo dukunda. Abagabo dukunda, ndi kuvuga dukunda kuko nanjye ndi umugabo. Dukunda, ndi umugabo, ariko ndashima Imana ko umugore wanjye we ibyo bintu ko ari bitatu yarabimenye, yarabisobanukiwe neza, azi kubirinda fresh. Noneho icya kabiri dukunda rero, abagabo dukunda igitsina. Igitsina turagikunda buriya abagabo. Uburi umugabo wawe wa mugore we akunda igitsina. Mu bintu byakuvanye iwanyu umenye ko gukora imibonano mpuzabitsina nabyo birimo. Numwima niba umugabo wawe nutamuha ni ukuri kw'Imana pe, nutamuha ntabwo azagucika. Kandi ugomba kumwakira uko ari. Ibyo bintu byawe byo gutekereza ko ngo umugabo wanjye ngo ibi n'ibi, ibyo adashoboye wakamufashije, ariko ntabwo ukwiye kumwima, ntikwiye kuba intandaro yo kumwima, dore ko muzazana ibibazo. Dore ko muzazana ibibazo. Abagabo dukunda igitsina. Iyo utakimuha nyine utaha rwose. Iyo utakimuha rwose aragucika. Na Bibiliya hari kibivugaho. Bibiliya hari kibivugaho mu Bikorinto ba mbere ibice 7. Ibice 7, Abikorinto ba mbere ibice 7 ku murongo wa 2 haravuga ngo, ariko kubwo kwirinda gusambana umugabo wese
agiriwe mugore, nkuko birivuga ngo n'umugore wese agiriwe mugabo. Buriya imibonano mpuzabitsina y'umugabo n'umugore ntabwo ari ubusambanyi, tubyumvikaneho namwe, ntabwo ari ubusambanyi. Umugore wawe n'umugabo wawe iyo mubikoze ntabwo muba musambanye. Ariko Bibiliya iravuga ngo kugira ngo twirinde ibintu bijyanye n'ubusambanyi, buri wese agira umugore we, buri mugabo wese agira umugore we, noneho na buri mugore wese agira umugabo we. Hanyuma rero noneho aho nashaka ko tugera cyane, ku murongo wa 3 aravuga ngo umugabo ahe umugore we ibimukwiriye, kandi n'umugore nawe abigenza atyo ku mugabo we. Noneho haravuga ngo kuko umugore adatwara umubiri we, ahubwo atwarwa n'umugabo we, kandi n'umugabo nawe abatwara umubiri we, ahubwo atwarwa n'umugore we. 5 rero niho nashaka ko tugera cyane, duca akarongo ku murongo wa 5 haravuga ngo ntimukimane, wa mugore we ntukime umugabo wawe, n'umugabo ntakime umugore we igihe agize gute, igihe amukeneye. Hariho abantu buriya babishoboye ngo babikora buri munsi. Niba nyine umugabo afite gahunda yo kubikora buri munsi, nibyo byakire bana nabyo, ntuzigere wima umugabo wawe. Abagabo dukunda igitsina, ariko nababwiye ku ingingo ya 2. Yego, Bibiliya iravuga ngo ntimukimane, keretse ahari mwabisezeranyeho ko wenda muri mu masengesho, niko Bibiliya ivuga, wenda mukavuga muti twafashe uyu munsi kugira ngo dusenge, kubera ko mutazabikora nyine muri mu masengesho. Ariko nimuva mu masengesho mubigarurire hafi, nibize kuba igihe kirekire, kuko niba igihe kirekire urumva umuntu akwifuza akureba ukamwima, azajya kubishaka ahandi, kandi najya kubishaka ahandi, we wa mugore we niwe uzaba uteye umugabo wawe kugira gute, gusambana. Gusambana. Ugomba gufasha umugabo wawe, ntuzigere umwima igitsina, kuko umugabo aragikunda. Abagabo icyo ngicyo turagikunda, twese tugihuriyeho twese turagikunda. Niba mbeshya se ntabwo ujya wumva n'abakomeye, abantu bafite amamodoka bajya kugihiga ibintu bigakomera, bakajya no kukigura bakakishyura n'amafaranga menshi, bagatanga n'amamodoka, bagatanga n'ibiki na kontake kugira ngo bakibone. Ntabwo byoroshye rero, igitsina turagikunda. Hatazagira n'umugabo uzakubeshya ngo ntagikunda, nanabikubwira uzamenye ko akubeshya. Twebwe abagabo dukunda igitsina, ariko kugira ngo tubane n'abagore bacu neza, nuko abagore bacu batagomba kutwima. Nako na Bibiliya ivuga mu Bikorinto ba mbere, mugende muhasome ibice 7, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorinto, ibice 7 umurongo wa 5 haranditse ngo ntimukimane. Ntimukimane, ibyo bintu ntukabyime umugabo wawe. Ntukabyime umugabo wawe, nawe wa mugabo we ntukabyime umugore wawe, kuko kuri 4 haravuga ngo umubiri w'umugabo utwawe n'umugore we, n'umubiri w'umugore utwawe n'umugabo we. Turi kumwe? Nibwire ko munkurikiye neza. Navuze nti abagore n'abagabo birabareba, n'abasore n'abakobwa bakiri gutekereza kurushinga wa mukobwa we, niba uri gutekereza gushinga urugo, uzabimenye ko umuntu mugiye kubana ibyo bintu 3 nababwiye abikunda. Ibyo bintu 3 arabikunda. Uzagenda uzi ko ibyo bintu ugomba kubyubahiriza neza, nutabyubahiriza neza rwose niho handi ugenda washyika mu rugo, wamara amezi 2 ugahita rusenyuka, uganyura hano nawe akanyura hano, ukumva ngo abantu bari bashyingiwe bakundanye, ngo ari intangarugero, ngo nyuma y'amezi 2 bashyingiwe ngo byanze, byangiritse. Nuko wa musore we, woweho ndabizi ko ubizi neza ko nyine, ariko Imana yaturemye ibyo bintu 3 turabikunda. Icya 3 rero ngira ngo mbabwire, abagabo dukunda ibiryo, kandi ibiryo bitetse neza. Hari akantu kajya gatambuka kuri radio, ariko baba bari gukora publicité ko umugabo nyine ngo ajya kugira gutya,
akagenda muri resitora akajya kurira muri resitora, umugabo igihe cyose akajya kurira muri resitora, rimwe umugore amukurikira ngo ajye kureba ni igiki kibera hariya muri la resitora gituma umugabo atarya ibiryo byo mu rugo akajya kurira muri resitora. Noneho umugore agezeyo bamubwira ibirungo bakoresha, nawe yumva ni hatari, yumvishe bya birungo bakoresha itagaruka yiruka nkavuga ati sha nanjye umugabo wanjye azongera ncike. Bya birungo arijya kubigura arabiteka, maze kubiteka neza umugabo atangiye kurya kuri bya biryo, ati dore umugore uzi guteka, hehe no kongera kujya muri resitora akaza asigarira mu rugo. None urimo urarakazwa wa mugore, urimo urarakazwa nuko umugabo wawe amafaranga yamarira muri resitora, kandi uzi ikibazo gihari. Abagabo dukunda ibiryo, kandi ibiryo dukunda ni ibiryo bitetse neza. Niba umugore utazi guteka, ndakubwiye rwose hamagara shangazi wawe, nyogosenge muhamagare, uhamagare mama wawe umbwira ati mfite ikibazo cyuko ntazi guteka, none bigiye kuzansenyera urugo. Urumva, bakwigishe guteka. Cyangwa se nibona abashangazi batabizi nabo ugende urushaka ujye kubyiga kugira ngo wubake urugo rwawe neza. Abagabo dukunda ibiryo kandi bitetse neza. Ibyo bintu uko ari bitatu mwabantu mwe mu byubahirize neza. Umugabo we nutamwitaho, hari abagore umugabo aturuka ava ku kazi yananiwe yashyika mu rugo, yashyika mu rugo agasanga umugore nta kintu yigeze ategura, habe no kumutegurira n'amazi yo kunywa. Ugasanga ibyo bintu birimo birateza mbutiyaje mu rugo. Ese wowe uri gutekereza ko umugabo wawe, ugomba kumenya ibyo umugabo wawe akunda, yashyika mu rugo ukamuhereza ibyo arya ukamwakira, kandi ibyo kurya umuhaye ukabumihana urugwiro, urukundo n'ineza, umusekera rwose. Kabone nubwo mwamwagiranye ikibazo, burya birakwiriye ko umwakira neza, kuko burya ineza bajya bavuga mu Kinyarwanda ko ineza ihosha uburakari, na Bibiliya bivugaho. Urumva ko ineza ihosha uburakari, mu gitabo cy'Imigani biranditse. Ubwo rero abagabo dukunda ibiryo kandi bitetse neza, mujye mubiduha rero tubirye, nicyo kizatuma tubafata neza. Ibyo bintu uko ari bitatu rero, iyo uyu mugabo abibuze, habaho ibindi byinshi abagabo dukunda, ariko ibyo bitatu nizo nkingi eshatu zihagarariye ibindi byose. Buriya ibindi byose wahura nabyo mu rugo wabyihanganira, ariko kimwe muri ibyo ngibyo ntabwo burya umugabo yakihanganira, ntabwo hakaniye rwose, ntabwo yakihanganira. Kandi rero mwa abagore mwe rero mumenye ngo abagabo dukunda ibintu bitatu. Urumva, nabibabwiye, reka nongere mbisubiremo. Icya mbere, abagabo dukunda icyubahiro. Icya kabiri, dukunda igitsina. Icya gatatu, dukunda ibiryo. Abagabo bakunda ibiryo, abagabo bakunda igitsina, abagabo bakunda icyubahiro. Uramutse umuhaye ibiryo, ni ukuvuga ngo biragendana. Uramutse umuhaye ibiryo nta cyubahiro umuha, urumva, nta gitsina umuha, umva ndakubwiye pe, nta kintu ubukoze. Uramutse umuhaye igitsina gusa ukabutekereza ko umugabo wawe muzabana kubera ko umuhe imibonano mpuzabitsina gusa, wapi, ibyo ntago bizavamo. Uramutse uvuze ngo uramuha icyubahiro gusa, uretse ko icyubahiro cyo nta cyaba gihari, ibiryo bitaboneka n'igitsina kitaboneka, ntago icyubahiro cyaba gihari. Kuko nubwo ibyo bintu ari bitatu byose bigendana, icyubahiro, ariko icyubahiro nicyo kibiruta byose kurusha ibindi byose. Kuko wowe wubaha ntiwamwima ibiryo, wowe wubaha ntabwo wamwima igitsina, cyane ko muba mwarasezeranye kugira ngo mukore imibonano mpuzabitsina. Mwa bagore mwe nicyo kiba cyarabavanye iwanyu, kuko iwanyu uburiri uryamaho burahari, uburiri waryamagaho bwiza burahari, imyenda wambaraga myiza irahari, n'amavuta meza arahari wambaraga, n'intebe wicaragamo iwanyu barazifite, kandi ntabwo bigeze bakwirukana. Wajya kubayo, ariko wavuye iwanyu ukeneye guhereza umugabo wawe ibyo ngibyo. Ibyo rero uri kumwima, umenye ngo ntabwo uri kurwubaka neza nk'uko bikwiriye, uri kurusenya. Bakunze ikiganiro cyacu, ntarondogoye, ntababwiye byinshi, reka dusoze ikiganiro cyacu gutya kuri uyu munsi, ariko mumenye ngo abagabo ni ibyo bintu bitatu bakunda. Dufite video nyinshi twagiye dushyiraho zigaragaza uko urugo tugomba kurwubaka n'ukuntu tugomba gufashanya. Ndagira ngo rero aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel
ukore subscribe, like na comment, ugende mu ma video twagiye dushyiraho. Harimo ibibazo byinshi wibaza, harimo ibisubizo by'ibibazo byinshi wibaza. Ubwo rero bizagufasha, bizagushyigikira kandi bizatuma wubaka urugo neza, kuko ndabizi dufite fakte y'ingo nyinshi tumaze kubaka aho dutangira ibiganiro. Hari abantu benshi cyane bari kuduha ubuhamya ko nyuma y'ibiganiro turi kujya dutanga bari kujya bicara bakabiganiraho, bamara kubiganiro bagasanga ko ibyo bintu ari byo. Ubuhamya turabufite, nibiba ngombwa nibatwemerera, abazatwemerera tuzajya tubazana hano kuri iyi kamera, nabo babihera ubuhamya ko bari babanye nabi, ariko kubera ibiganiro dutanga biri kugenda biyubaka. Nawe rero byakubaka kandi na mugenzi wawe byamwubaka. Wowe rero uba wagize amahirwe yo kugera kuri iyi channel, ujye ufata iyo link yacu uyisharinge mu magroupe menshi atandukanye, uyisharinge mu bantu mubana, mu nshuti zawe, hanyuma bamenye ibyo twigisha, bamenye ibyo tubahanura, bamenye ibyo mbega inama tubagira. Noneho bizatuma erega nawe uzadufashije gukora umugisha, kuko Bibiliya iravuga ngo abajyana n'abandi gutabara nibo bazagabana umugisha. Ubwo rero nawe nubisharinga uzabudufashije gutabara, kuramira ingo nyinshi cyane zari zigiye gusenyuka. Ibyo rero ntabwo umugisha ngewe nzawubona njyenyine, njyewe kubera kuko navuze ibi biganiro, ahubwo nawe wamfashije kugira gute kubisharinga bigashyika kure, bigashyika ku bantu bose, abantu bakabimenya, nawe umugisha tuzawusangira. Ibiganiro byacu rero nakagaruka, tuzahora kuri ica no tuganira, ntabwo tuzabura gutanga inama zubaka imiryango, ari biradusaba rero kugira ngo dukomeze dukurikire. Mubane natwe rero muri biganiro. Murakoze. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.